Reka mbifurize isabato nziza. Isabato nziza. Umunsi umunezero. Reka kuri uyu mugoroba dushimira Imana twebwe abagize amahirwe yo kwinjira muri uyu munsi wera w'isabato. Ndabona hari ibimenyetso byiza byerekana ko nubwo isi iboha ariko hari igihe muhitamo neza. Nta waheba rero, nta uvumira itararenga. Ndabona hari icyizere cy'uko utangira isabato mu bitekerezo byanyu byabayemo, nubwo isi yagiye bagora, ariko iki kiranyereka yuko isi yabahohoteye. Umugambi wanyu atari ukugomera itorero. Ntabwo umugambi wanyu ari ukugomera itorero, ahubwo ni urugamba murwana muriho, ariko mbifurije kuzarutsinda. Isi ntikabaherane iteka, ntabwo muri abayo. Hari ijambo Yesu yavuze ngo sabisi. Yarabivuze? Sabisi. Huko nanje ntari uw'isi. Cyo kizatuma abisi, cyo cyatumye abisi batabamenya nuko nawe batakumenye mwana. Rero arongera ati ndabasabira ngo ntabwo nsaba ngo ubakure mu isi, ariko ubarinde umubi. Reka rero nubwo tutavuye mu isi, ariko dusaba Imana iturinde umubi. Ngira ngo kuri nge namwe uyu mugoroba ni wo wa nyuma. Nta wundi mugoroba tuzaba turi kumwe kugeza mu myaka myinshi rwose, imyaka myinshi cyane. Ibi mbabwiye ni ukuri utakwirirwa uhindura, kuko nubundi ntabwo byatewe nuko hari ikibazo cyari kirimo. Niko gahunda y'Imana ibimeze. Iyi sabato uhereye kuyo nzaba ndi mu mahanga ni ya gatatu ugaruka hano imbere. Waracamo isabato imwe niyo nzaruhukira mu Rwanda, iyindi nzaba ndi hanze. Zamara y'ukwezi kose. Kandi tugarutse tuvuyeyo dusoza umwaka, zaba ndi gukora imirimo isoza umwaka nyine. Tuzatangirira umwaka rero hirya no hino nk'uko Imana yabiteguye. Rero ntabwo nzi umwaka uzongera kuba uzaba urimo porogaramu ya Muhima. Ntabwo uwo mwaka wanditse muri nge, wanditse mu biganza bya Yesu. Nimbabwira ko rero bizatinda ntimwikange, kuko ntabwo ari mwe bana b'Imana mwenyine. Noneho ngo mvuge nti hariya niho nzahora kubera ko ari bo bonyine. Oya rwose, oya. Kandi nanje sinjye mwigisha nje nyine. Igihe mvuye hano hazaza abandi, nanje nzaje aho bavuye. Rero nukunyuranamo nk'inzuki. Ntabwo uruyuki aho ruvuye guhaha rusiga ruhashize uruhereko ruti ntihagire uruyuki rugaruka. Oya, ubwo rero ndagiye. Nuko rero nanje abandi barankurikiye, kandi nanje nkurikiye abandi, kuko ubwo ndi kubutumwa Yohana yabweretse ngo yeretswe abamarayika banyuranamo. Abamarayika baranyuranamo muri iyi minsi heruka ngo dusoze umurimo. Kandi kambabwire ko mbere ho gato hisozwa ry'umurimo
hazabaho ibirusha byinshi bizatera abantu kwiheba rwose, ndetse ngo Satani azahirimbanira kugera kuri rwa rugero Yesu yavuze ngo azayobya n'intore niba bigenje bite iyo bishoboka. Ni kuvuga ngo azakoresha imbaraga ze zose, kuko hari isaha Yesu yasezeranye ubwo azaduhana. Cyo mujye mukizirikana. Hari isomo mwasomye ngo sinzabahana, ngo sinzabahana, sinzabasiga. Oya, hari igihe yasezeranye azaduhana akatwihorera, ngo nkuko yihoreye Yobu akamureka. Aramwihorera rwose. Yobu agondagurana na Satani wenyine. Icyo Yesu yari yabwiye Satani ati umubiri we, ubugingo bwe ntugire icyo ubukoraho, ntubwaso bwawe, ariko uriya mubiri ngo ndaguhaye. Mbese iyo ni isaha yoroshye? Iriya ni isaha yoroshye? Impamvu azayiduhana iriya saha nawe yayinyuzemo. Iyo saha nawe yayinyuzemo. Uvuga ngo azatunyuza mu irembo yanyuzemo, kuko yigeze guhamagara se, aramubwira ati data, none se, noneho wambwira impamvu yatumye untererana? Wambwira impamvu yatumye untererana? Ni iki cyatumye untererana bigeze aha? Byari bigeze aho urugamba ruhiye. Rero uzasome igihe cy'amakuba ya Yakobo mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Muzasome igihe cy'amakuba ya Yakobo. Icyo gihe nibwo bizaba bikomereye intore z'Imana, kandi ngo Satani azishira hejuru cyane kugira ngo atsinde. Ariko uwo munsi ngo uzaba igihe abamarika bazaba bamaze gutanga raporo batumva, noneho twamaze kubashiraho ikimenyetso, umubare wabo urashyitse, baruzuye, ntibashobora gusubira inyuma, ntibashobora. Satani nubwo yakwikuba inshuro miliyari ntiyabatsinda. Twabashizeho ikimenyetso kidakuka, n'abahungu n'abakobwa bawe banesheje mu mitima, bakwiriye gukora ikizame giheruka. Abaprofeseri bazatanga raporo batumva twabigishije neza, buri somo barinyuzemo neza, none bakwiriye ikizamini giheruka. Bakureho uburinzi bwawe, ubahe Satani ubwe abagerageze bamunanira hibereye, abone ko batashe mu ijuru nta wundi murengezi keretse ubutwari bwabo bafite mu mitima yabo. Aho niho Satani azakora ibishoboka byose. Ariko umuhanuzikazi yaranutse ngo neretswe bamaze kunanurwa n'urugamba, barwanye igihe kirekire, ariko barabagiranaga mu ruhanga, umwanzi ntiyagize icyo akora ku bitekerezo byabo. Reka rero muri uyu mugoroba dutegereze icyo gihe cy'ibyiringiro. Ubu turi ku rugamba, turagundagurana hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru, ariko icyo gihe ntabwo tuzongera kwirirwa duhamagara. Hari igihe tuzasenga twumve Yesu yiyangiye. Igihe rero ni igihe cy'amakuba ya Yakobo, kirindiriye intore z'Imana. Uzaba uhari cyangwa nje nzaba mpari, uzaba warasinziriye cyangwa nzaba narasinziriye. Icyo dusabwa ni kimwe, nuko tuzataha mu ijuru. Uyu mugoroba tugiye kureba isomo risoza ibyigisho twize yitwa urubanza, kuko icyigisho cya nyuma tuziga ejo ni mugoroba cyitwa bye bye. Nta somo gifite rero, nta rindi somo gifite cyitwa bye bye. Si mwitangire rero, si mu byahishuwe, bye bye ntayirimo. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6. Ibyashuwe 14 umurongo wa 6. Ibyashuwe igice cya 14 umurongo wa 6. Musome. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bose, bo mu mahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose,
avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Nshuti nkunda, iri ni isomo abadivantiste bakwiriye kwiga bitonze ndetse bakiga bakicara bakitonda bakarisoma neza. Uyu marayika akarebwaho akigwaho tukareba impamvu ze n'icyo avuga. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi yose. Ariko niko byanditse hari nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. N'amoko yose. Amoko ari munsi y'ijuru yaremwe n'Imana. Ntihakagire ukubesha ngo abantu nta moko bafite. Oya, amoko arahari cyane menshi. Amoko yose n'Imana yemera ko amoko ahari kuko niyo yaremye. Amoko y'abantu, bazungu, abirabura, abahinda, abarabu, yose ni amoko. Agomba kubwirwa ubutumwa bwiza. Avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubu ni ubutumwa busobanura itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Uyu marayika aguruka aringanije ijuru, aguruka atumbereye ijuru. Ntabwo yari afite uburyo bwo kujarajara, ntabwo yagurutse ahengamye, ntabwo yagurutse abogamye, kandi ntabwo yari afite ubutumwa burobanuye. Yari afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ubutumwa budaciye, budafite ikibuhagarara imbere cyangwa ikibutangira, ubutumwa butagira ubushuma, ubutumwa butagira mubyara wabwo, ubutumwa butagira ubushuti, ubutumwa butagira nguza amafaranga. Mbone kukubwira neza, bwari ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, butagira igihe bwagenewe nimugera hano burananirwa. Oya, ntabwo ari ubutumwa bw'igihe naka ngo nzabubwiriza ndi umusore nimara gusaza mbyihorere. Oya, ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bugomba kubwira abari mu isi bose bo mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose n'imiryango yose. N'imiryango yose izabwirwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa buvuga ngo nimwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Umuntu wese azashirwa mu rubanza. Ntabwo ubu butumwa bwiza, ntabwo itorero ry'abadivantiste ribwiriza ubutumwa ngo rigira abantu benshi. Hari umunyadini numvise ari kubyihara, ngo none se uragira ngo turi bangahe ku isi? Muri bangahe ku isi? Icyo se ni igikangisho. Yohana yavuze ngo nabonye abarimbuka bangana n'umusenyi wa hehe. Ntabwo Imana ikangwa n'umubare, ntabwo umubare wikanga ngo ngo kwari benshi ndagira nde. Abo mu gihe cano bari barusha ubwinshi, ari n'abarebari, ari bihababo.
hari abaje baza kunyigereranya aho ngubwo nabo ni barebare ngubwa nsumba ngubwo ni muremure umva uwo mwaku yahuye nawe ni wahaye urugero rwanjye akaza kamagarara ngo ngo ndi muremure pe uwarinde ninde waguhaye urwo rugero hari abantu bafite umwaka mu mitima yabo ntabwo Imana ikeneye ubwinshi bw'abantu kikeneye nuko abo bantu baba ari abanyakuri mu gihe cya Nowa harokotse burya reka mbabwire abari bemeye ubutumwa harya Nowa yarafite abahungu bangahe unsubize se yarafite abakobwa bangahe ngwiki abakobwa be bari bangahe mwiriwe abakobwa be bari bangahe abakobwa be bari bangahe ngwiki harabo mwasomye se hari abakobwa be mwasomye kandi uwabakubita Bibiliya yasanga mutarayisomye rwose uwaje arafata umwe ati pi atisobanura ati ari mu rubanza ati vuga ati bya bintu mwizeraga mukabesha ati pi ati Nowa yarafite abakobwa banga ati subiramo akagukubita urundi uti rwose utireka nze mbarebe utireka nze mbatekereze uti bari batatu ati pi ati wabisomye hehe abantu bizeye Imana mu buryo bw'ikinyenga gusa nabwiye abantu ngo umusaza wa kera yarambwiraga ati mwana wanje ati reka ngubwire ati umugabo utari warariwe ntukamukubitira umugore wawe Kinyarwanda gishikamye di umva ngo arambwira nkabyumva neza uyu musaza yari inshuti yanje cyane nubwo yari data yarambyaye ariko yari inshuti yanje we naramukundaga cyane akambwira tumva ngo ino ngubwire Tizi kandi urambwira iki muzehe rwose ati reka ngubwire wumve ati buriya umugabo utari warariwe ntukamukubitira umugore wawe hari uwashobora kugisobanura icyo ntigikomeye ko mwambwiye ngo muzi Ikinyarwanda kwari mwe mwambwiye data ngo cyavuye I Kigali none ubwo kirihe umugabo utari warariwe ntukamukubitire iki ubusobanuro mudakomeza kujijwa kandi mpari umugabo naza kurari wawe aje gucumbikayo umugore wawe akamufata nabi ntukirigura mukubita kuko nawe utari warariwe ngurebe uko bazagufata uriko byumva neza bese uyu musaza ntabwo yari ari kunyigisha reka mbabwire impamvu vuza aya magambo buriya amasomo utari batiri baguhamo examen ngo utsinde na gutsindwe ntukayiringire ngo ayamenye ubu Kristo utari warenganirizwa ntukabwemere rwose ngurebe uko burakurinda hari abantu mumbabarire cyane ntabwo ngiye gutukana ni ijambo niko babimbwiye kandi ibyo abandi bambwiye nkumva ari ukuri ndabyitondera naje hari abantu bafite ubukristo bumeze nk'imbwa y'umusega iyi mbwa y'umusega irarya ariko ntimoka ubu bukristo rero bumeze nk'umusega ntabwo ari umukristo w'umusega ni ubukristo bumeze ko budashobora kukurinda igihe ugezakomeye igihe wabwiriwe bukagutanuka bukakuzambira
igihe ubonye umugore wambaye ubusa ubwo bukirisito ntibugufashe bukakurekura ukagenda. ubwo n'ubukirisito bumeze nk'imbwa y'umusega, burarya ntibumuke, buriga ntibufate ukuri. ubutumwa bwiza bw'ubwami bwabareho kuduhindura no kuduha ubukristo buzima. icyo nari mbabwiriye Nowa, mu gihe cya Nowa abari bemeye ukuri yari Nowa n'umugore we n'abahungu be 3. babandi 3 biyongeyemo ntabwo ari ukwemera ubutumwa, ahubwo bahawe itegeko mu mugendero shaho ufata abakobwa hariya mubazane ku ngufu mu nkuge, kuko nta wundi mukobwa muzabona muzarongora ntawe. baragenda abahungu barabasimbukana barabazana, ariko nta mahirwe bagize ko nabo bakobwa bemeye. iyo biyangira bari kunarimbuka nabo. ntabwo mvuze ngo muje gufata abakobwa abandi ku ngufu. dore abantu basigaye barumvirana, maze akagenda avuga ati mva kubafata ku ngufu ntitubyize mu kanya. ubwo rero isomo ryanje akarihindura ukundi nk'uko yishakiye. mbona marayika wundi aguruka afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bose bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose n'ijwi rirenga ngo mwubaha Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigeze gite gisohoye. Matayo 24:14. mu rubanza hazaba abahamya bo kuduhamya, kandi nta uzaburana, nta no kujurira kuzabaho. kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga imperuka iherekwize. kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa Yesu yavuze bw'ubwami buzigishwa mu isi yose bukaba ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, nibwo Yohana yabonye noneho marayika ari kubugurukana. niyo mpamvu aya masomo yombi ni ingenzi, kuko avuga ikintu kimwe, ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga imperuka ihereko ize. nubwo batahinduka ni ngombwa ko babwirwa. ushobora kwibwira yuko dukeneye kubona umubare w'abantu benshi, se mwebweho muri bakeya. ubwo muri bakeya hangaha, ubwo uwabafata akabayobora mukamuyoboka, muri abayoboke b'umuntu rwose. ubwo uyu muntu nta bayoboke yaba afite. hari abari guhamiriza hangaha mu nzira hariya. hayi Mana, uwamuha nk'aba isi yayipfumura ati byarangiye. abagore 7 n'abagabo n'abakobwa 8 ari kubiginisha gusa, abo ngaho nibabyine rwose. kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga imperuka ihereko ize. Imana izarangiza umurimo mu byo mudatekereza. Imana ifite impamvu zo kuzarangiza uyu murimo mwebwe mu byo mudatekereza. mwebwe murabona hari abajambwira ngo ngo haracari ibihumbi byinshi byo kubwiriza. Imana nibishaka izakoresha umunsi umwe gusa barare bahindutse, barare babyumvise. umunsi umwe uzabuhagije. ntabwo Imana ikeneye iminsi 100, ahubwo itwihanganira udashaka kwagera n'umurimbuka. iracyategereje twebwe abana bandi twerekana imbaraga z'ubushake bwayo, ariko igihe cyayo nikigera bidatinze irashiraho umusozo w'ubutumwa, kandi izabwivugira y'ubwayo, izakoresha abo mudatekereza. nasomye mu gitabo cyitwa umwiteguro w'imvura y'itumba ngo Imana izarangiza uyu murimo ikoresheje wowe nanje. ijambo rijari ingororero cyangwa abandi niba tutabishaka, bisobanura ngo nubwo utakwemera umurimo uzarangira. umubwiriza 12 nerekeye kumusohoza.
Umubwiriza 12 igitabo cy'ubuhanga. Umubwiriza 12 13. Umubwiriza 12 13. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari cyiza ari n'ikibi. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Byose byarumviswe. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari cyiza ari n'ikibi. Mfite impungenge kuri rubanza. Abantu bazi guhisha ibyaha n'ukuri pe bose. Abantu barabihishe, bazi gukuvura, bazi kwirengera, yemwe hari n'abatsinze imanza bambikwa izera kwara abaziranenge rwose. Ariko reka mbabwire, izi manza zo kwisi zose Uwiteka azazisesa, azazisubiramo, azazica bundi busha, azazisubiramo. Imanza ziri kwisi baciye bahengamye, baciriye mu kibyarabyara, baciriye muri cene wacu, baciriye muri cana cya mama, baciriye muri utundu ngutwo bagiye baheraho. Imana izazisesa izisubiremo. Abatsinze muzatangara bongeye gutsindwa, bamwaye n'igihishwe cyose. Ari umwanditsi wanditse arandika ati, nubwo muzi guhisha ibikorwa byanyu, ariko hari abantu batatu mutabasha kubihisha ngo babemerere, ngo mubeshe mutumva. Hari aho ubesha rwose ikinyoma kikemerwa, ukakibesha kuri telefone, ukakibesha ukisobanura, ndetse wakwisobanura abantu bakakugirira n'impuhwe rwose batumva. Hari abantu bazi kubesha bakisobanura ibintu bikagenda neza pe, ukemerwa wabesha. Ariko ngo hari abantu batatu utabesha. Uwa mbere ni wowe ubwawe, ntabwo wakwibesha. Ntuzi kubesha se? Ngaho ibeshe ndebe. Shaka ikinyoma kinoze, ukinoze, maze ukibwire wumve nico. Bigerageze reko biremera. Oya bikorese. Bigerageze urebe inzu nziza hano muri uyu mujyi agatangaza, n'imodoka ihagaze hari imbere, uti ni ibyaje. None icyo kinyoma kigutere morale, ngaho bikore, ngaho bigenda uteye, ngaho bikore ndeko birajyamo. Ntabwo wakwibesha. Ikinyoma ukibeshe ntocafatamo, gishake ugishiremo urebe ko kiremera. Ntabwo urakigira isezerano ryawe. Uwa kabiri utabesha ni Imana. Ibyo byose urabikora nka kwihorera, ariko byose uko bingana nzabitondeka imbere yawe uko byakurikiranye, maze nzarebe ko utazabibona. Dore byabisi bakorera ku isi byose biratwikuruwe nk'ibyambaye ubusa imbere y'amaso yayo.
uwa gatatu muramuzi se? Ni Satani. Satani si wamubesha? Niwe se wiki? Uwabyibyariye. Niwe se wiki? Ubwo wamubesha se akakwemerera? Niwe se w'ibinyoma. Niwe wahimbye kuva ku kinyoma cya mbere kugeza ku cyanyuma kizabeshwa n'umwana. Ibyo rero ntacu wamubwira ngo acemere, kuko byose niwe wabihimbye. Ibinyoma byose bikomoka kuri Satani. None ni iki kinyoma wamubwira akacemera kandi byose ari ibye? Nawe ntiwamubesha. Nigishwe cyose ari cyiza ari niki ari n'ikibi bizaza mu manza. N'ibyiza twakoze bizaza mu manza. Nagenda bazi ibyanditswe nti niki kizatuma ibyiza twakoze nabyo biza mu manza. Hari impamvu ebyiri zizatuma biza mu manza. Ngo bibere ubuhamya abo byananiye gukora neza, babere ubuhamya bari agaciro ko gukora ibyiza. Icya kabiri, hari abakoze ibyiza bafite uburyarya, akagira neza afite intego, agasura imfubyi afite impamvu, akazitaho izi mfubyi kubera ko zasigaranye amazu muri kapitali Kigali, kandi akaziburanira. Nigeze guhura n'umudamu yaguze inkweto, udukweto dutwikuye abana, ajanye inkweto ku ishuri, ngo nagize agahinda ngo mbonye ubwo bwana buri kugenda butagira inkweto, ngo uwabasigaranye ngo nta nkweto yabaguriye we, ariko bagurira inkweto yajanye n'amabombo na za biswi ku ishuri, ngo utwana tutangire kumugarukira, ariko intego atari abo bana ari byo basigaranye. Ari ibyiza twakoze bizaza mu manza ngo birebwe impamvu yatumye dukora ibyo byiza n'icabiteye. Hari abakora ibyiza ngo bahisha amafuti yabo. Akagira amafuti n'amafuti aho yahinguka abatumura mureba n'amafuti mukore nama yo kumwigaho. Ati ndasaba ijambo, ati harya, ati bo, ati atanga, ati harya mwakoze bije ya mafaranga ngana iki yakubaka ahantu, yakoze bije ngana iki, ushinzwe inyubako ati ni bije miliyoni 200 to, ati ijana ndishizeho. Ati muretse rira jana ribanze rize. Madam wasigaye wenyine ndabizi, mwene data yarasinziriye ariko twarasigaye turahari. None se nzi yuko yagiraga agashahara kari kabafashije ariko ntawe ukiriho, ariko humura harya yahembwaga ngahe? Yahembwaga 25. Okay, zaje nyaguha buri kwezi. Ya mbere ngaya ugiye kuyifashisha. Nigishwe cyose ari cyiza ari niki, uzamuha imishahara 2 kuwa 3 uzaja kugama y'imvura ya nimugoroba. Imvura ni ikika, imvura iyi kitse murayibona igeze muri za Kanombe, uzanyura muri iyo nzira uje kugamayo. Imana izi impamvu dukora ibyiza, ko bimwe ari neza y'umutima ubundi ari ubushuma n'uburyarya. Cyo kizatuma n'ibyiza twakoze bizaza mu manza ngo birebwe ko kwari ugutugana k'umutima cyangwa ko bwari uburyarya. Tuti nkunda nta kintu kitazaza mu rubanza, byose bizaza, mwitegure kuzisobanura. Danieli igice cya 7:9 iryo somo ryacu risoza. Danieli igice cya 7:9 nkomeza kwitegereza. Danieli ari muri bwa buhanuzi twizemo hagati, nkomeza kwitegereza kugeza aho bashiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiribihe byose aricara, imyambaro ye yeraga nka sheregi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro ugurumana, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana.
imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza, baramukoreraga kandi ibihumbi 10, ukubye ibihumbi 10 bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Abasomye hariya ngo inzovu inshuro inzovu ntibikange nimvuga ibihumbi 10 ukubye ibihumbi 10. Mu mibare y'Abanyarwanda, imibare y'Abanyarwanda yagarukiraga ku mubare w'ijana. Hejuru y'ijana ntibari bazi kuhabara. Icyo cyatumaga iyo byabaga byarenze ijana baravugaga bati noneho nuguhumba, nuguhumbiraho, nuguhumbahumba. Niyo mpamvu ni igihumbi kugira ngo kigereho, nuguhumba utuntu twose ugashiraho, igihumbi kikavuga. Byaba ibihumbi 10 bakabura imvugo batumva. Aho twabihumbiye nta wabona uko bivuga, n'inzovu ihari. Hari inzovu bakurikije ubunini bwayo batumva. Twahumbye turashiraho ntitwabona uko tubinganya, n'inzovu. N'inzovu. Inzovu rero ntabwo burya rumubare, ahubwo ibihumbi 10. Reka nabwo dupfa kwihanganira ibihumbi 10, ukubye ibihumbi 10 bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa, buri wese asomerwa ibyanditswe muri icyo gitabo. Imana ifite igitabo yandikamo. Mu gitabo dufite haracitwa ibyisho byo birango ibitabo by'Imana. Hari igitabo cyanditswemo amazina y'abantu bose bari ku isi, n'igitabo cyanditswemo amazina y'ababwirije ubutumwa bihanye, n'igitabo cy'urwibutso cyanditswemo ibyaha abantu bakoze. Ngo igitabo cyanditswemo ibyaha abantu bakoze, ngo habanje kwandikwa izina, ngo baryanditse baryitondeye izina ryawe bwite, kandi ibyaha wakoze babyandikanye isuku rwose. Ngo byandikanywe isuku kandi uko bikurikirana hatavuyeho na kimwe. Ibitabo birabumburwa, imanza zirashingwa, umuntu wese asomerwa ibyanditswe muri ibyo bitabo. Iriya ntebe uko yari isa, n'uyicayeho uko yari ameze, byonyine bizaca urubanza. Bari bayihagaze imbere. Hari igihe duherekeza abantu mu rukiko, mu kanya ukabona inkweto umuntu ziri kunyerera, ziri kuvamo mo imbere huzuyemo amazi. Amazi ari gutemba, ibitsi bikazana amazi, musikire njya kuzura amazi, inkweto zikajejetamo amazi kubera ubwoba. Twese tuzahagara imbere y'intebe y'Imana, twese tuzisobanura. Umuntu wese n'abari barapfuye bose bazaba bazutse bahagaze imbere y'irari, nta n'umwe uzasigara atisobanura. Umunsi umwe nahagaze imbere y'urubanza, ntigeze gutsinda. Rwarangoye rura rubanza. Urubanza rwarangoye. Nagize nsigaye muhira nje n'umuvandimwe wanje turi abana. Naho kwicitegerezo kitazamuvamo ko abantu bazamwara. Umubyeyi asigaduha ibyo kurya bya mu gitondo, ati ibindi ndabibaha saa 6. Turasigara turakina bisanzwe by'abana. Tugikina mugenzi wanje nyoberwa ahantu yagiye. Banda yobe ahantu agiye mu kanya ndamubura. Naho yagiye mu nzu. Ngiye kubona barasohokanye igihaza, agikuye mu nkono. Inkono iri ku ziko, yasize atetse ibihaza byarahemba abakozi saa 6. Bone cyambere umuhungu arakizanye. Ndiya ntanzemo. Ubwo naje ne gukina ntegereje igihe nyiri bihaza arazira, ariko ngiye kubona mbona uwe turi kumwaciye akagozi, igihaza cyambere harakizanye. Are
mba ndasimbutse nanjye mba niteye mu nkono nanjye mba ndagishinguye rero abona ndagisohokanye ngeze hanze nsanga yanketse amababa ko ngiye kuzana nsanga arakimaze duhura asubiyeyo duhura asubiyeyo ubwo rero mbonye asubiyeyo nanjye ngira vuba ubu kabaye ngira vuba agisohoka nanjye mba ngiyemo turabyakukanwa we ubwa nyuma ngiyemo nsanga icanyuma nicazanye gahinda karanyica ndavuga nda ko narebye nabi ndasimbiza ndareba ndahindura ngo ndebe nsanga harimo inzuzi gusa n'ibishimbo nsohoka mbabaye ndababara ariko basi pebera ibyaje ndatuza ariko hasigaye dusigaranye ikibazo isaha nyiribihaza nagaruka kurero n'abahungu bahaze amabondo yegutse ntacyo bidutwaye turakina rero ariko ukajya koma hagatima ariko ukongera ukiyobagiza nyine isaha nyamukuru ibirageze nshuti nyiribihaza abaraje umunsi umwe nyiribihaza azaza nyiribihaza abaraje rwose tumukubise amaso umuntu wese igitima kigasimbuka ariko tukihagararaho egawe kurero imikino yacu birahindutse dutangira kubitekerezaho rero abageze mu nzu abarapfunduye inkono asanga inkono uko yayisize ntabwo ari kwiri agiye kureba asanga icyitwa igihaza ntakirimo yagize uburakari mbabwire araduhamagara nimuveyo hano tuza buhoro buhoro nimuveyo munsobanurire ninde wandiriye ibihaza ko nasize inkono yuzuye ibihaza ninde wangiriye mu nkono akaba yanshuriye abakozi akandira ibihaza mugenzi wanje twari kumwe aramubwira tumva ngewe kuva wavaha iyi nzu ntabwo nigeze nyinjiramo rwose okay ubwo rero ni njewe usigaye kwisobanura nanje ntuva njeweho uretse no kwinjira mu nzu njewe ngarutse hano ariko mbonyuje mama aratureba ati ntabwo mwandiriye ibihaza murahakanye twese tuti ntabwo twigeze dukora ku bihaza rwose ahubwo nuwabiriye umva ugomba kumushaka ukamubona tingaho nimuhagarare hano rero mwese muhagarare hano imbere yanjye turahagarara uriya mubyeyi abaragiye azana icitwa ikirago asasa imbere aho ngaho azana icitwa umuce n'akarago gatoya bashiragaho urusyo rw'ibuye bagasya kera abarura ashizeho ako karago gatoya abarambitseho urusyo turamureba tuti ibi ni ibiki ntabwo twari tuzi ibyagiye gukora turareba gusa abazanye urusyo ashiraho abararushigikiye ngo wenda gusya ararusegura neza azana ingasire ashira hejuru agiye gusya se turatumbira turamwitegereza gusa nawe arihoreye ari kutureba n'agahinda nuko agezaho abazanye umwuko aba awushinze nkaha iburyo awushinga awutwerekeje abazanye umudaho awushinga nkaha ibumoso awutwerekeje noneho nawe arapfukama ngugiye gusya rwose arapfukama inyuma y'urusyo nkurenda gusya nuko aratuza ibi ni ibiki turebye wareba hano
umudaho, umwuko, urusyo, ingasire. Noneho abakoze ikindi amaze gupfukama, afata ya ngasire hahandi hasya h'umweru, atera kashi mu gahanga ke, maze hajamo kashi y'umweru, ibimenyetso by'ifu bija mu ruhanga rwe. Arongera asubizaho arubika ya ngasire hariya. Aratangira rero, turahagaze tugeze imbere y'urubanza rero. Ibihaza bigomba kwerekanwa wabiriye. Ahasigaye atumva, umva wa rusyo we, abwira urusyo, twabwara twihorera, umva wa rusyo we, nawe wangasire we, nimwe musya aba bana bakarya bakanywa, kandi wa mudaho we atungaho urutoki, ni wowe ndahisha nkabahereza bakarya bakanywa. Nawe wa mwuko we, dore niwe nkoresha umutsima kandi ugashigisha igikoma bakanywa bakarya. Kandi wa ruhanga we, ni wowe wababyaye aba bana. None bambwiye yuko batandiriye ibihaza, kandi abanyuze aha bagiye gushikira ibihaza mwari muri aha, mwabitegereje mwababonye. None rero aba bana banje bambwiye ko batariye ibihaza. Noneho rero kuko ngiye gushaka uwandiriye ibihaza, akaba ari bangiye guheraho, abandi ndabageraho nyuma. None ngaho rero aba bana bagiye gutambuka hagati, batambuka uru rusyo, wa rusyo we bagiye kugutambuka, kandi bagiye kunyura hagati y'umudaho nawe wa mwuko we, kandi mwari muri kubareba. Umwana utagiyemo mutabonanye igihaza atambuke maze mumwihorere, ariko niba yankoreye ku bihaza ntabacike. Reka mbabwire, mbega amakuba y'abanyabyaha. Bantu b'Imana, narindi kureba urusyo yewe, nkabona rukanuye amazi, nareba umudaho n'umwuko nkabona bikanuye amazi. Mama ati ngaho mutambuke mo hagati, niba mutariye ibihaza muhanyure. Maze umwana uratambuka, akaza agakoza ururimi rwe kuri iyi fu iri mu ruhanga rwanje, arabatandiriye ibihaza. Ngaho uwa mbere ari heherera. Ntabwo twabashije gutambukamo, twatsinzwe izuba riva. Uwiteka yavuze ati ntanzi siho umugabo wo kuzabahamya, ntanzi siho umugabo wo kuzabahamya. Hari abantu baje bavuga ngo ariko ngo Imana ngo yabyanditse hehe, ngo Imana yabyanditse. Reka ngubwire, Imana ifite aho yabyanditse, ikaramu yayo ntitsiba. Ibyo wakoze byose, niba urubanza rwa mama rwari runkomereye, urw'Imana ruzaba rumeze rute? Yesu yerekanye ko ari umucamanza ukabuhariwe, utirirwa araperereza. Bamuzaniye umugore w'umumaraya, bamufasha asambana, baramumuzanira bati databuja, isaha irageze yo kutwereka ukuri kwawe, uyu nguyu turamwifatiye asambana. Kandi amategeko yanditse ya Mose ngo uwo muzafata asambana muzamwicisha amabuye. Dore amabuye ngaya turayafite, umusambanyi nguyu turamufite, ibyangombwa biruzuye, yasambanye nta rubanza gifite. Dusigaje itegeko ryawe, harya tumwice tumureke? Ngo bari bavuze batumva. Ubu Yesu nawe turamushoboye, turamubaza ngo tumwice nanga tumureke. Navuga ngo mumwice, turamwica turize kwa Kayizari, tumubwira tuti wamubwiriza yamaze abantu ba Kayizari nta numwe yashigaje, turamuteranya na leta. Kandi navuga ati mumureke,
turamuraga mu idini kuko arabarwanije amategeko ya Mose. Ubundi twamufashe harana araja nacika ibi ntaracika ibi. Tugende rero bamugeze imbere bari kwahagira bakanuye amaso n'uburakari bwinshi, ibigabo bitagira imbabazi, kandi urebe ngo umva benshi bafite umujinya ko ngo uwo mugore yari umunyaburanga, kandi uburanga bwe bumutera uburaya, ngo yari afite uburaya umeze nk'ubwo wasaze kuko abagabo bari baramusarishije. Noneho ibyo bigabo byari ngo bimwe byaramuburiye umwanya, byaje kumuhendahenda akita mfite randevu nyinshi. Noneho bimutega igico biramucakira. Natwe waratwimye turakwereka, bashe shorera turakwice kuka. Ngo bari bafite uwo mujinya kandi bafite n'agahinda, ngo bafata uwo mugore gusa, ikigabo cene wabo baragisiga, bazana umusambanyi w'umugore gusa. Maze Yesu ababonye bamubajije kibazo bati tubwire tumugenze dute. Yesu atumva rero ico mbemereye nuko umutera amabuye, ariko dore gahunda ijya gukurikizwa. Gahunda ijya gukurikizwa, umuntu utari wakora icyaha na kimwe aba ari umutera irya mbere, turamutera ibuye dukurikije ugukiranuka dufite. Utarigeze akora icyaha umuziranenge, nuko rero nugiye kubanza. Ubwo Yesu ngo afata yakaramu yandikishije amategeko ye, yandika ku isi, maze isi ayihindura ikibaho kinoze, yandikaho ibyaha byacu, yandika ku butaka. Kanze nandike rero izina ryawe aryandika n'isuku. Wowe Atanazi, tariki iyi niyi hari saa 4 ejo saa 3:30 waragerageje uyu mugore arakwangira, umutegereza saa 8 aratinda, urarakara. Impamvu ya mbere nyamukuru wamuzanye n'uburakara ufite nayo menye uruguhekenya, atewe niyo mpamvu. Kandi noneho ngo igihe yari yunamye hasi atangiye kwandika yabihoreye, barebye icyari gukora, babona izina yanditse ni ry'umugabo bahagararanye na nyiraryo ararisoma. Nuko ngo bagisoma ibyabo, uwa mbere abisomye kumenye n'abandi babisomyera, abayigiye inyuma mo gatoya, abagiye inyuma ya babiri, inyuma ya batatu, ikibuye akijugunya inyuma, aradomoka ariruka, atahantu ibintu biracitse. Ukurikiyeho atangira izina ryarandika, baranyonyomba 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 baranyonyomba. Nasomye amateka ngo aba bagabo aho handi Yesu yanditse ibyaha byabo, ngo ntabwo batinyuka kongera kuhanyura. Ngo bari bazi yuko iyo nyandiko ikigendete ikihanditse n'igihe imvura yaguye bigasibagana, barahageraga bakibuka uko byanditse, kuko ibyanditswe basomye ntibyabashaga kuva mu mitwe yabo. Ngo barahageraga bakabona iyo nyandiko ikiri aho ngaho. Bigeze bibagirwa akaga n'ibigeragezo bahuye imbere y'inyandiko y'umwami. Reka mbabwire inshuti zanjye, uwanditse ku butaka ari gushinja abayuda, n'uyu munsi wa none aracandika ku butaka ari kugushinja wowe ubwawe. Ntushobora kuzamucika keretse kimwe gusa, niwemera amaraso ye neza hanagura ibyaha, kuko indirimbo iravuga ngo wanyogeje ibyaha kubw'amaraso yawe mwana. Nta kindi kibasha kukoza, nta kindi cyagukiza keretse amaraso ya Yesu. Muri uyu mugoroba Yesu mu guca urubanza abamwihishemo bagiye munsi y'ububasha bwe, bagiye munsi y'ikaruvari, nibazabwira ati nimuze mwebwe abo data yageneye ubwami. Ariko mwebwe abahanga mu kwisobanura nimuje hariya. Kuri uyu mugoroba turasabwa kuba munsi y'ububasha bwa Yesu, ngo azabashe kutuburanira ku munsi w'ibigeragezo, kandi uwo munsi wa nyuma uratwegereje. Umunsi w'urubanza uri hafi cyane. Bangahe bavuga batumva? Turasaba Imana data wa twese, turasaba umwami Yesu ngo atuburanire, atubere umucamanza w'uyu munsi, acishe ijambo rye urubanza rwacu, twemere ibyaha byacu kandi atubabarire, mugire umuco turi. Uko niko bizagenda n'ibi biganza byanyu biranditswe muri ca gitabo. Ko uyu munsi mwemeye, uwo munsi rero ibiganza muzabyibonera ko mwabyemeye. Kandi reka mbasabe ibiganza byanyu bihamanye n'ububasha bw'Imana, muhabwe imbabazi z'iteka ryose. Nanje ndimo kubwa Yesu umukiza wacu.